ngo ubwo ugenderera abandi nanjye ntunsige. Ndabwira bene data muri hirya no hino munkurikiye kugira ngo ibi byakubera isengesho, ukabwira Imana uti ntumiteho Mukiza, ngo wumve uko nganya ngo ubwo ugenderera abandi nanjye ntunsige. Tugomba kwishingikiriza ku Imana kuko ngo ni mu bikomeye irahaba. Umugabo bita Yobu yari umuntu nk'abandi, yahuye n'ibigeragezo byinshi. Yobu abaho ngaho, Yobu baramwanga, inshuti zimuvaho, abana barapfa, amatungo arashira. Aravuga ati ariko navuye mu itaka, nzongera ndisubiremo, kandi navuye mu itaka nambaye ubusa, nzongera nsubiremo nambaye ubundi, ntacyo nzajyana. Yiringira Imana ko yari ishoboye byose. Mu bigeragezo yanyuzemo ngo nta kigeragezo kitagira iherezo. Twongeye kubaha ikaze ku muyoboro wacu wa YouTube channel. Nizere ko umeze neza, nawe utameze neza nizera yuko Imana ari kugira ngo ibigenze neza. Rero aka kanya ndi kumwe n'umutumirwa wacu, arasanzwe si mushyashya, ariko aka kanya tugiye kugaruka ku ijambo ry'Imana, ku butumwa bwiza bw'Imana, kuko nyine Imana niyiza imbere ibindi bikaza nyuma, kuko nta kintu kiruta Imana. Imana twayisanzeho izahoraho kandi izahora ikora ibitangaza. Rero aka kanya ndamwakiriye mu buntu bw'Imana, atwibwire nanone, agire n'icyo asangiza abanyarwanda ndetse n'abandi bose bazareba kino kiganiro. Murakoze, uhawe ikaze. Murakoze. Turasanganywe, ntago ndi mushya. Banje kubasuhuza Amen. abantu bose munteze amatwi, kugira ngo tujye, burya baravuga ngo gusenga ni uguhozaho. Nk'uko umuhinzi ahora yumva yajya guhinga mu murima we kugira ngo yuse, nyine ahinge yuse, ahingire igihe kugira ngo azasarure igihe kiye kumucika. No mu by'Imana rero bisaba gukoresha igihe kugira ngo ibintu bigende neza nk'uko tubishaka. Aka kanya rero ndasanzwe ndi Nyirankundimana Regine, nsanzwe bagezaho ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu akanya nk'aka rero n'ubundi ngira ngo turirimbane umuririmbyi wo kutwinjiza mu bihe byiza. Burya ngo ibintu byose bizahagarara, ariko mu ijuru ntabwo bazarekera kuririmba. Umunsi tuzagerayo nabwo tuzaririmba, baturirimbire indirimbo tutigeze twumva mu isi, ziri mu majwi yose, bamarayika badutaramire. Natwe tugomba kuririmba mu isi, tukaba turepeta izo tuzaririmba tugezeyo, kugira ngo umunezero ujye urushaho kutuba bugufi. Tugiye rero kuririmbana umuririmbyi, uradufasha dore iminsi ibiri kuturushya. Ariko biba bisaba kugira ngo umuntu ahozeho, kugira ngo atabivamo. Buriya bisaba kugira ngo umuntu abe afite n'amasasu. Nta muntu ujya urwana urugamba adafite amasasu. Niyo mpamvu rero abantu tuba dushaka kugira ngo twegere Imana, natwe tuba tugomba kugira amasasu, kandi amasasu tugomba nayo kuba tukaguma kwizera, tukongera tugakomera. Twamara gukomera kandi tugasenga, tukongera tukihana, kugira ngo duhore twemye tutagwa mu moshya. Tugiye kuririmbana umuririmbyi wa 36 mu gushimisha. Burya kuririmba bijya bigarura ibineza neza. Ushobora kuba wari wihebye, ariko kuririmba bitera umunezero. Katuririmbane abantu bankurikiye. Umuririmbyi ni wa 36 mu gushimisha. Uravuga ngo ntumiteho Mukiza, wumva uko nganya.
ntumiteho mukiza we, wumva uko nganya, ubwo ugenderera abandi bose nanjye ntunsige. Yesu umukiza, Yesu umukiza wanjye, umva uko nganya, ubwo ugenderera abandi bose nanjye ntunsige. Nkakwegera intebe yawe, mpabwa imbabazi, ngupfukamiye mbabaye, ntakukwizera. Yesu umukiza, Yesu umukiza wanjye, wumva uko nganya, ubwo ugenderera abandi bose nanjye ntunsige. Nta wundi nakwizigira, ni wowe nshaka, mvura ibikomere byanjye, umbabarire. Yesu umukiza, Yesu umukiza wanjye, umva uko nganya, ubwo ugenderera abandi bose nanjye ntunsige. Uri isoko y'amahoro, nyir'ubugingo, singira undi niyambaza keretse wowe. Yesu umukiza, Yesu mukiza wanjye, wumva uko nganya, ubwo ugenderera abandi bose nanjye ntunsige. Haleluya. Uyu muririmbyi ubundi baravuga ngo nta bwenge umuririmbyi iyo agiye kuririmba bisaba ngo abe yuzuye umwuka wera. Uyu muririmbyi nawe yuzuye umwuka wera, abwira Imana ngo ntumiteho mukiza, wumva uko nganya, ngo ubwo ugenderera abandi nanjye ntunsige. Ndabwira bene data muri hirya no hino munkurikiye, kugira ngo ibi byakubera isengesho, ukabwira Imana uti ntumiteho mukiza, ngo wumve uko nganya, ngo ubwo ugenderera abandi nanjye ntunsige. Kubera yuko bisaba ngo Imana ntigusige, kandi burya ngo gusaba ni ukwacu, Imana igakora nk'Imana. Iyi ni indirimbo buri wese yahora aririmba, aho agenda duhora tuyumva, ariko ngo uko ugenderera abandi nanjye ntunsige. Nanjye ndabifuriza, ndabasaba kugira ngo iyi ndirimbo ibafashe, yongere igire ikigarura mu mitima yanyu. Nyagasani yongere abagenderere, kubera yuko burya ubu ngo buba ari ubuhanuzi butavangiye. Buba ari ubuhanuzi, umuntu yahanura wenda akavangirwa, ariko burya ijambo ry'Imana ntabwo rijya rigira kuvangirwa, kuko biba ari ibyanditswe byera. Niyo mpamvu rero akanya nk'aka hari ukuntu umuntu wenda aba yibaza, akavuga ati buriya gukizwa, Imana itabara abakijijwe buriya, ariko n'utarakijijwe Imana imugeraho.
kubera ko bahita mugeraho. Jya mubona ukuntu abantu bahinga, ntabwo mwajya muhinga mwese ngo mweze. Ubundi buri Imana irobanura. Akazi kajya kabona umuntu uhinga keza, yaba ari umuntu usenga, ariko Imana ngo ivubira imvura mu babi n'abeza. Umugisha Imana itanga ntirobanura, kubera ko iba ari Imana yatwiremeye ituzi, nk'uko muzi ko umubyeyi adapfa kurobanura abana uko bikwiriye. Ni nako n'iyi Imana rero itarobanura ku butoni, ifata abakene ikabahuza n'abakire, ifata aboroheje, ifata abakomeye, byose bose ku Mana ubundi ngo turareshya. Nta muntu usumbana, nta mukire ku y'Imana, twese turareshya. Niyo mpamvu tugomba gukomera. Icyo dusaba ni ukubwira Imana ikatubabarira. Burya iyo umuntu yamaze kubabarirwa ngo nyuma y'imbabazi nta rubanza. Tugomba gukomera. Udakomejwe n'indirimbo, erega burya wananirwa gukomezwa n'indirimbo n'ubuhamya bukagukomeza. Ibintu byose n'ijambo ry'Imana rikagukomeza, kubera ko burya niyo mpamvu abakozi baba ari benshi n'impano zitandukanye. Umuntu umwe aba ashoboye kuririmba, undi ashoboye kubwiriza, undi ashoboye gutanga ubuhamya. Ibyo byose iyo umuntu abyumvise agira uko abohokamo, kubera ko biba bitandukanye. Hanze abantu ujya wumva abantu ukavuga uti runaka byagenze gutya, runaka byagenze gutya, ariko iyi Imana burya irahambaye. Hari igihe umuntu aba abona akavuga ati runaka ajya atanga ubuhamya nkagira ngo arabeshya. Nta muntu umuntu aba avuga ibyamubayeho, kubera ko Imana ijya igira neza rero ikagutabara. Buriya ni urugero nk'ababyeyi bajya kubyara. Umuntu aratwita akumva ntibizashoboka. Buriya umuntu iyo atwita aba ahangayitse, ariko buri wese ajanishije nko ku babyeyi. Iyi Mana twese ijya itugeraho. Ntibuba ari ubuhamya se bw'ukuntu umuntu aba yumva yapfa, aba yumva yagera gute, bikahinduka. Ariko iyi Mana irashoboye. Tugomba kujya tugira ibidufasha, kuko nibyo bitugaruramo imbaraga. Iyo umuntu yabuze imbaraga, no mu buzima busanzwe udafite imbaraga ntacyo wakora. Ariko dusabwa kugira ngo tujye twiyumvamo imbaraga. Niba utanazifite uzitabire, wige gusenga, kuko gusenga birafasha kandi ntacyo bitwara. Gusenga nta n'ibishoro bisaba. Niyo mpamvu umuntu utabikora aba ahombye, kubera ko gusenga ntibyica akazi. Ushobora gusenga akazi ukagakora, ariko ukiyunga n'Imana, ukajya uvuga uti aho ngendana n'Imana. Iyi Mana nzi ko itandeka. Iyi Mana ugahora uyiyambaza, kuko uri Imana ishobora byose. Kuko ngo abiringiye abantu bajya babahemukira. Umuntu yiringira umuntu uko avuga ati njye ntacyo naba kuko nkomeye, ariko burya umuntu ngo burya ngo abumbye mu cyondo, kandi icyondo iyo cyituye hasi biba birangiye. Tugomba kwishingikiriza ku Imana, kuko ngo ni mu bikomeye irahaba. Umugabo bita Yobu yari umuntu nk'abandi, yahuye n'ibigeragezo byinshi. Yobu abaho ngaho. Yobu baramwanga, inshuti zimuvaho, abana barapfa, amatungo arashira. Aravuga ati ariko navuye mu itaka, nzongera ndisubiremo, kandi navuye mu itaka nambaye ubusa, nzongera nsubiremo nambaye ubundi, ntacyo nzajyana. Yiringira Imana ko yari ishoboye byose. Mu bigeragezo yanyuzemo ngo nta kigeragezo kitagira iherezo, ngo icyo witwayemo neza kigusiga uhagaze. Nawe rero yagitambutsemo neza, agitambukamo yemye, ntiyaseba, agitambukamo nta mwanda umugiyeho, nta n'umwotsi umucumbyeho, kubera yuko yiringiye Imana. Niyo mpamvu babwiye ngo kwiringira abantu bajya baduhemukira. Umuntu agusezeranya ko azagukorera iki, akazaba ari ubwo yumvise ngo mufitanye ikibazo bikarangiriraho, mwagira icyo musekuranaho bikarangiriraho. Ariko iyi Imana ikora nk'Imana. Amasezerano yayo yagusezeranyije arasohora, upfa kuyagumamo. Ngo kereka abava mu masezerano nta mpamvu, nibo bazabona ishyano.
tugomba rero tunategetswe kuguma kw'iyi Mana kugira ngo amasezerano yacu agume abungabungwe. Dutegetswe gukomera, dutegetswe guhora twizeye ko ibyo twabwiwe ari ukuri, dutegetswe kugumana icyizere yuko tugomba kuba maso kugira ngo ubwo Yesu azaza natwe tuzamurebesha amaso, twe kuzakorwa n'isoni. Murakoze.